Hari inkuru zigutera ubwoba, hari n'izigusetsa ariko hari inkuru nke cyane zishobora gukora ku mutima wawe kugeza aho urira utabizi. Uyu munsi tugiye kureba filime yitwa Hachi A Dog's Tale. Iyi si filime isanzwe y'imbwa, ni inkuru y'ubudahemuka budasanzwe bwakoze ku mitima y'abantu ku isi benshi. Iyo urebye iyi filime kugeza ku musozo, ushobora kurangiza urira. Reka dutangire. Ariko mbere y'uko dutangira, ndagusaba gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo cane kure. Filime itangira tubona umwana w'umuhungu ari ku ishuri. Teacher amusaba kuvuga ku ntwari ye mu buzima. Abandi bana bavuga ku bakinnyi b'umupira, abaririmbyi cyangwa abantu bazwi. Ariko uyu mwana we ahitamo kuvuga ku mbwa yitwaga Hachi. Abana bose batangira gutangara kuki umuntu yafata imbwa nk'intwari. Nibwo inkuru nyayo ihita itangira. Hari umugabo witwaga Parker Wilson. Yari professor muri university, umuntu utuje kandi ukunda umuryango we cyane. Umunsi umwe nijoro, Parker ava ku kazi ageze kuri sitasiyo ya gari ya moshi, aza kubona akana k'imbwa kari konyine hagati aho. Iyo mbwa yari nto cyane, itinya kandi isa n'iyabuze nyirayo. Parker agerageza kureba niba hari uyishaka, ariko nta muntu wari uhari. Yegera ako kana gahoro gahoro, ako kanya imbwa ihita imukurikira nk'aho yamumenye kuva kera. Parker yumva umutima we uhise ukora ku buryo budasanzwe. Ayijyana muri sitasiyo manager ngo arebe niba hari amakuru yayo, ariko ntawayimenye. Bagerageza no gushaka nyirayo, ariko biranga. Ku gakayi kari ku ijosi ryayo hari handitseho ijambo rimwe gusa, Hachi. Parker afata icyemezo cyo kuyijyana iwe by'agateganyo. Ariko ikibazo cyari umugore we Kate. Ntiyakundaga cyane ko imbwa iba mu rugo. Ageze mu rugo, Kate ahita atungurwa cyane. Aramubaza ati, ese koko urumva twabika imbwa hano? Ariko Parker yari yamaze kuyikunda. Iyo mbwa nayo ntiyamuvagaho na gato. Ijoro ryose Hachi yicaye iruhande rwa Parker nk'aho yari imaze kubona umuntu wayihaye ubuzima bushya. Bukeye Parker ashyira amatangazo hose ashaka nyirayo. Arategereza, iminsi irashira ariko nta muntu uza kuyifata. Hachi itangira kumenyera Parker cyane. Buri mu gitondo yajyanaga na Parker kuri sitasiyo ya gari ya moshi mbere yo kujya ku kazi, kandi buri mugoroba ikamugarukira aho ngaho ikamutegereza. Byari ibintu byiza cyane kubareba. Abantu bo kuri sitasiyo ya gari ya moshi bose batangira kumenya Hachi. Bamwe bayihaga utuntu two kurya, abandi bakayikinisha. Ariko Hachi yo yari ifite umuntu umwe gusa ku mutima wayo, ari we Parker. Umunsi umwe Parker agerageza kwigisha Hachi gukina umupira, ariko imbwa ntiyabikundaga. Abantu bose bavuga ko ubwoko bwa Hachi bw'imbwa budakunda gukina umupira. Ariko Parker ntiyahwemye kuyikunda. Buri munsi urukundo rwayo rwakomezaga gukura cyane. Hari igihe Parker yavugaga ko Hachi atari imbwa isanzwe, ko isa n'ifite umutima umeze nk'uw'umuntu. Hashize igihe Kate nawe atangira gukunda Hachi cyane, nubwo mbere atayishakaga. Umuryango wose uba nk'uwuzuye ibyishimo, ariko filime itangira guhindura amarangamutima gahoro gahoro. Umunsi umwe mu gitondo Parker yari agiye ku kazi nk'ibisanzwe. Ariko mbere yo kugenda, Hachi ikora ibintu itari yarigeze ikora mbere. Ifata umupira iza kuwushyira imbere ya Parker. Parker aratangara cyane kuko yari azi ko Hachi itajya ikina umupira. Atangira gukina nayo anezerewe cyane, nk'aho Hachi yashakaga kumuha umunsi mwiza bwa nyuma. Parker ajya ku kazi, Hachi nayo ijya kumutegereza kuri sitasiyo nk'uko bisanzwe. Ariko icyo gihe ibintu biteye ubwoba biraba. Parker ari muri classe yigisha, mu buryo butunguranye ahita afatwa n'indwara y'umutima. Agwa hasi ako kanya. Abantu bose bariruka bagerageza kumutabara,
ariko biba birangiye, Paka ahita apfa. Icyo gihe hanze kuri sitasiyo, Hachi yari ikimutegereje. Amasaha arashira, abantu bose barataha, ariko Paka ntiyataha. Hachi ikomeza gutegereza kugeza nijoro. Bukeye nabwo iragaruka, yongera gutegereza Paka. Ariko ntiyari izi ko nyirayo atazongera kugaruka ukundi. Umuryango wa Paka urababara cyane. Kate nawe abonye Hachi ikomeza kuza gutegereza buri munsi, umutima we urushaho kumeneka. Bagerageza kujyana Hachi ahandi, ariko igakomeza igahunga igasubira kuri sitasiyo. Buri munsi, mu mvura, mu mbeho, mu zuba, Hachi yategerezaga Paka. Abantu bo muri sitasiyo batangira kugirira impuhwe Hachi. Bamwe bayihaga amafunguro, abandi bakayubakira aho kurara. Ariko nta kintu na kimwe cyashoboraga kuyihagarika gutegereza umuntu wayikundaga. Imyaka itangira gushira. Sitasiyo irahinduka, abantu bamwe barakura, abandi barimuka. Ariko Hachi yo ntiyahindutse. Yagumaga aho hantu buri munsi itegereje Paka. Inkuru ya Hachi itangira kwamamara hose. Abantu benshi baza kureba iyo mbwa bavuga bati, ese koko iracyategereje nyirayo wapfuye? Yego, yari ikimutegereje. Hashize imyaka myinshi cyane. Hachi icyo gihe yari imaze gusaza cyane, itagishobora kugenda neza nka mbere. Ariko nubwo yari ishaje, yagiye bwa nyuma kuri sitasiyo ya gari ya moshi gutegereza Paka, nyirayo wapfuye. Yaryamye aho hafi ya sitasiyo, itangira kwibuka ibihe byiza yagiranye na Paka. Uko bakinaga, uko bajyanaga kuri sitasiyo, uko yamusekaga. Hachi ifunga amaso gahoro gahoro, maze nayo irapfa. Mu kanya gato filime itwereka nk'aho Hachi yongeye guhura na Paka. Paka aza kuyihobera anezerewe cyane. Ni kimwe mu bice bibabaza abantu benshi cyane muri iyi filime. Iyi filime yigisha ikintu gikomeye cyane. Urukundo nyakuri nturupfa byoroshye, kandi ubudahemuka nyabwo ntibushingira ku nyungu. Hachi ntiyari umuntu, ariko yerekanye urukundo abantu benshi batabasha kugira. Niba iyi nkuru igukoze ku mutima, kora subscribe kugira ngo utazacirwa izindi filime zisobanurwa neza mu Kinyarwanda. Murakoze kureba. Twongere tubonane mu yindi nkuru ikomeye cyane.